hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG y'umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utanarota n'iwanyu batarota, yabikubaza ukamera nk'uwumye, kandi ubundi umuntu ubuze icyo avuga abameze nkaho ibyo bamubajije ari byo. Ntabwo twese twahinduka abagomba gukorera inda yawe idahaga, ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Bamubaza bati ibi akabanza kuvuga uwamureze. Iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe ababahemukiranya kuba chairman ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego. Abaturage bacu tuyobora birirwa biyuha kuya, bakora bagahera saa 12 saa 11 za mu gitondo bakageza za nimugoroba, ntabwo bajya muri ibyo. Ariko reka mbabwire, keretse ibyo ntamenye ntawe urusimbuka.